nibyo koko umuntu ashobora gutekereza agakira. Nigeze kuvuga ku bijyanye no kudacika intege kugira ngo ugere ku ntego. Isomo nigishijwe n'umugabo nubaha cyane. Ariko kudacika intege si byo byonyine byatuma ugera ku ntego, ahubwo hari n'ibindi byemezo byinshi bifasha kugera ku ntego. Kuba uzi neza icyo ushaka hanyuma ugatema ibiraro byose byatuma usubira inyuma, ni ukuvuga ngo ucika intege. Nicyo somo wa mugabo yakurikijeho igihe yanjijuraga. Kugira ngo anyumvishe neza isomo yashakaga kumpa, yabanje kumbwira inkuru y'umusirikare mukuru wari uyoboye ingabo bagiye ku rugamba kure, hanyuma biba ngombwa ko bambuka inyanja bifashishije amato. Bageze imusozi, umuyobozi w'ingabo ikintu cya mbere yakoze yahise atwika ya mato yose yabazanye, hanyuma abwira ingabo ze ati, mwese mwiboneye neza ko amato yatuzanye ahiye. Icyo bishatse kuvuga ni uko tugomba gutsinda urugamba byanze bikunze, cyangwa se twese tugashira. Ni ibintu bibiri gusa. Iyi nkuru irerekana neza icyo gutema ibiraro bishatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo iyo wifuza kugera ku ntego runaka, rimwe mu mabanga akomeye yo kwigeraho ni ugukura mu nzira impamvu zose washyiraho zigufasha gusubira inyuma no gutakaza intego. Kubera abasirikare bari babonye ko amato yabazanye ku rugamba yahiye, barwanye koko nk'abafite intego yo gutsinda kandi babigezeho. Kubera iki? Kuko bari bazi neza ko n'uwahunga yaba ari gukora ubusa kubera ko bidashoboka koga inyanja. Ndibaza ko bisobanutse. Ahari nawe ushobora kuba hari intego wihaye ariko zakunaniye kugeraho. Ese iyi nkuru y'uyu musirikare nta somo iguhaye? Niba bikigoranye, reka noneho dufashanye muri ubu buryo. Ni ngombwa ko wishyira mu mwanya w'uyu mugabo w'ingabo, hanyuma urugamba rukaba intego zawe cyangwa se ibibazo ufite wifuza gukemura, hanyuma abasirikare nawe urabyumva. Uyu mugabo w'ingabo icya mbere yari azi ibyo arimo, yari azi neza icyo ashaka. Ni ukuvuga ngo yifuzaga cyane gutsinda urugamba. Ese wowe uzi icyo ushaka mu by'ukuri? Ese nawe wifuza cyane gutsinda urugamba? Ibisubizo ni wowe ubizi. Dukomeze. Ndibaza ko kugira ngo uyu mugabo w'ingabo atwike amato ye atari ukubera ko yari yasaze cyangwa se ari kwiyahura, ahubwo hari imbaraga runaka zamuteye kubikora. Izo mbaraga nizo bita kwizera. Yizeye cyane ko afite ububasha n'ubushobozi bwo gutsinda urugamba uko byagenda kose. Ikiruta ibindi ni uko aho izi mbaraga ziri, ukwizera, inkuru yitwa gutsindwa cyangwa kunanirwa ntibaho. Ese mu buzima bwawe ufite ukwizera guhagije kwatuma utwika amato ugatema n'ibiraro byagutera gusubira inyuma? Niba utari wagira ubwo bushobozi no kugera kuri cya kintu uhora wifuza, ubyibagirwe. Turangiza, ndifuza kukwibutsa nanone kugira ngo uhore ubizirikana impamvu abantu bagera ku ntego n'ibyifuzo byabo, nk'uko uyu musirikare yabigenje. Icya mbere, baba bazi icyo bashaka mu buzima. Icya kabiri, baba bifuza cyane kugera ku ntego zabo. Icya gatatu, batema ibiraro byose byabasubiza inyuma. Hanyuma icya kane, ndibaza ko nawe wakuzuza. Baba bafite uburyo bufatika bagennye bazagera ku ntego zabo. Ese mu by'ukuri uzi icyo ushaka? Ese niba ukizi, urifuza cyane kukigeraho? Ese niba wifuza cyane kukigeraho, ufite ukwizera guhagije ku buryo witegura gutwika amato no gutema ibiraro? Bikubere nk'uko ubyizeye. Murakoze.